neza. Ni Florier Werizagwira y'amano wako. Ndi hano rero kugira ngo mbasobanurire ikibazo nahuye nacyo muri no minsi. Ni byinshi twagiye duhura nabyo ariko ni byinshi byabayeho. So njyewe rero nagize ibibazo igitekerezo cyo gushaka umugore, tuhura n'umukobwa turaganira, mubwira yuko nifuza yuko yazambera umugore. Arambwira ati nanjye nakurera wambera umugabo. So ikintu cyabayeho ni amakosa, ariko nanone je numvaga atari amakosa kuko numvaga ni umuntu mukuru, kandi ndi umuntu mukuru, ntabwo nazana umugore ntashoboye inshingano z'urugo, ntabwo nazana umugore nashoboye kubaka urugo. Ariko ikintu cyabayeho, umugore yaje mu buzima bwanjye, nteranya n'inshuti, nteranya n'abavandimwe mu buryo ntabasha gusobanura, mvuge ngo yarambwiye ngo nguriya, ariko yankorera gutuntu, namwe murabizi muri abantu bakuru, ku buryo ancomekanya n'abantu. Ibazeho umuntu ageraho akwangisha ababyeyi. Ibyo twarabirenze, ndavuga ati okay, niba udashaka ababyeyi mu rugo iwacu, n'ubundi ababyeyi ntabwo ari bo banyubakira, ninjya mbakumbura nzajya kubasura, si ngombwa ko baza hano. Muzi ibintu byose byabayeho, twagize gutya duhura n'ikibazo, video ijya hanze yacu cyo turi mu gikorwa cy'abantu bakuru, ariko mu by'ukuri iyo video yabaye intandaro y'ibintu byose. Umugore ntabwo yongeye kunyumva, umugore ntabwo yongeye kunyubaha, mbese video yayigize icyitwazo n'ikikango cyo kumbwira uko nitwara kose, umaze kwiyereka n'ukora ikintu icyo cyose nzagufungisha. So nagerageje uko nshoboye, shaka inshuti, mfite manager wanjye witwa James, aba muri Amerika, yaramaze iminsi aba mu Rwanda. Mpamagara James, mpamagara mu rugo, turaza twiga ku bibazo bya hano. Ndababwira ati rero ikintu cyiza kitera akaduruvayo mu rugo rwa hano si uko turwana cyane, ahubwo tuba turi kuganira ku bintu runaka tutari kumvikana, umugore akavugira hejuru nk'aho ari gutabaza. Ntamubwira nti ariko kuki cyo kuvugira hejuru, wajya uvuga gake niba ushaka ko dukemura ibibazo, ukareka kuvugira hejuru. Ibyo byose twarabirenze. Noneho tuza kwiha umwanzuro wo kuvuga yuko umuntu niyongera gukora ikintu kitasobanutse icyo ari cyo cyose, buri umwe wese azavamo. Vava njyewe nagiye ku kazi, ngiye ku kazi nk'uko mubizi ko kuririmba. Ngeze ku kazi nahurira n'ibibazo, challenge z'akazi zarizo zose, bigera mu masaa 9 naramuhamagara, ariko mu by'ukuri narundi rwango nari mufitiye, ntari nsinzi aho musize, nari ndi gukoresha buryo kibushoboka ngo nahe. So kandi urabizi ko gufunga ari mu masaa 8. So rero amasaha yadufatiyeho nkiri guperforming. Icyo gihe rero yarampamagaye, ndamwitaba, ariko ntinumva afite uburakari bwinshi bwo kwita nshaka uburyo ndaza ngeze mu rugo nsanga afite uburakari bwinshi. Ndamubwira ati ariko se uba wibuka ko njyewe iyo mvuye hano nari ngiye mu kazi? Ese njyewe nari ngiye mu kabari? Ese mbese mbwira ikintu nari ndimo? Arasara, biba ngombwa bya bindi nababwiraga byo kuvugira hejuru. Ndamubwira ati ariko ukeneye mani kujya uceceka ukavugira hasi. Ubwo nari ntangiye kujya nkeka ko ibintu nta kongera gutongana. Ubwo mwanzuro dufashe ni uko umuntu uzongera gukora ikintu cy'ubugoryi agomba guhunda umwanya undi. Ubwo nanjye ikintu nakoze, nahise mfata inzu ndayifunga, ndagenda njya kwirebero. Ngiye kwirebero, ngeze kwirebero, umuturanyi barampamagaye ati ariko se kuri kwimuka? Ati njyewe se ndi kwimuka? Aturi kwimuka. Ndababwira ati njye ntabwo ndi kwimuka, urabona hano hari ibintu hano harimo imitako, ibiki, bitanda, ibintu byose yaratwaye. Ndangije numva nza nkamusanga ahantu ibyo bintu ibyo bintu biri kuba ku kanya, turaza kurwana, kandi niturwana amategeko arabizamo, sange ni njyewe uri kubiryoza. Ikintu nakoze, nahise ngendera uko, nahise ngenda. Iri joro nibwo ikintu cyangaruye, nibwo nahamagawe na Ribu, narindi
higiriya Bukavu ubwo umuyobozi kuri ribo wanyandikiye ati turi gushaka umugore wawe yarakureze ndavuga ati ariko uyu muntu aranshaka hiki ntibi bintu tubayeho hari n'ibindi ntavuga uko sindi hano kumurega cyangwa kumushinza ariko n'umuntu wambaniye bitari byiza pe mu buryo ntabwo yambereye umugore mwiza jewe vava kigera mu buri buzima bwanjye bwese bumera nk'akayunguruzo katobaguritse buri kintu cyanjye cyose cyahise kijya ku gasozi ubwambure bwanjye amabanga uburyo nkoramo ibintu nkagenda nkasanga inshuti zanjye zifite amakuru ntazi kumbi ariko sinicinga so icyo kintu cyo kujya kundega rero yakubise agatoki ku kandi ati uyamano ubuzima bwe ngomba kuburangiza sibyo nibyo ubu mu mwaka umwe vava mu mwaka umwe yakuyemo indeshatu mwamwe mwumva icyo kintu ibyo bintu mbirengaho ndakomeza ndamukunda nkamvuga ati uyu muntu wenda ashobora kuba ari kwanga kubyara muri zino situasiyo z'ibi bibazo by'amavideo reka mureke simushyire kuri pressure mureke ubwo ngubwo ikintu naketse yaratwite yarafite inda iri mu mezi 5 kandi buri gihe ashaka gukuramo inda arandiranja cyane akanira stress agashaka impamvu zituma ava mu rugo akagenda akazagaruka inda yaravuyemo n'ukuri banjye bakunze b'imiziki banjye cyangwa abanyarwanda muri rusange ibi bintu ndi kubabwira ntabwo ndi kubabeshya niko kuri hari n'abantu bamuzi nk'ubu ntihabura umuntu uzivava ari kuri understanding ibintu ndi kuvuga so ikintu nababwira ni mwumva ngo nafunzwe cyangwa nagize ute ntimugire ubwoba ndahari kandi ndahari niyo banjyana icyo nzi cyo nuko Uwiteka abereyeho guca imanza abana b'abantu niyo batabishobora cyangwa babera cyangwa batabera ariko Uwiteka arahari ngo aducire urubanza murakoze kandi ibihe byiza Uwiteka bahe jambo umukunzi wawe so wasohotse mu modoka wurira moto yakugonze byari ubushake ni accident byagenze gute kugira ngo yampano agonge moto wuriye byagenze gute yakugonze yagonze moto ku bushake mwari mwajyanye amakimbirane byagenze gute kugira ngo yampana agonge moto wicayeho ukimara kuri moto kayigonga yabikoze ku bushake yagonze moto uriho ku bushake yego yagonze moto nari ndi ku bushake ni ukuvuga ngo waruve mu modoka hatarimo kumvikana mwari mushwanye kugira ngo usohoke mu modoka yahagaze mu muhanda yego nta nubwo ari wenda ari no ku cyapa yahagaze mu muhanda hagati asohora mu modoka nanjye ndasohoka kuko nta kintu ari gukora ako kanya mpita mfata moto yego nuriye moto noneho maze kwambara kasike twegeye imbere gatoya ndebye inyuma yanjye mbona yadukurikiye yego ngira ngo wenda agiye kudukurikira buhoro wenda ahagarare nk'ahantu ababwire nsubire kuri moto nsubire mu modoka ahubwo mbona yakseriye imodoka aratugonga njye n'umumotari arabagonga n'umumotari wakomeretse nyuma yaho rero narakomeretse mu biganza ku maguru ku matako